mbabarira ushobora twara hanze nta soni gutuzana ubucafu bwose ubonye ukaguzanira mu mazi ko kino gikapu ari icya papa so wese ugira so singuriya papa yagirwa sitare bese jugunya hari ubwo bucafu genda hari inyuma cyekwa rye rwose ni uko kireshya uko kingana ubundi ugira ubwenge umva nawe inzu bazayisiga irangi rizima ariko umugore azaribare abiki umuyobozi mu bintu byose cyo mvuze akora igitandukanye nabyo hega mukamusoni mana abagabo ngo barashaka komera oya mukomere cyane aya kamuso kirabo mugore hagiye no kunyiriza inyuma y'urwanjye kirabo yenze bitera kiwanje bariyo cyangwa abagore b'ino myaka kira yambi mafi yambi papa mezete meze neza meze bo turakomeye cyane biracamo se biracamo sawa nkajyana mu nzu ubwo bumeze nageze mu rugo ntabwo gitarimo kabisa ndakuvugisha ka mbanze nsuzaho mu rugo turebe uko ibintu bimeze oya oya zimuhereze we nta kibazo oya se sinanamuvugisha ugira ngo sawa ndakubwira sawa ese mukamusoni aya mazu aya mana next ntiyatanze mfite umugore hano mw'abantu amategeko ntacyo umugabo azakoraho ntakide sinukubera icyo ngeze mu rugo barumva wagira ngo ntajye niyumva neza wagira ngo ngeze nko muri gereza abagore b'iyi minsi ndikumva najya gufata aparitema yo kubamo ndikumva nasura inshuti zanjye nkabayo kandi ahari iwanjye ko se mukamusoni ko kubuko gusa yarahindutse se mamagare kari mu mana yanjye ngire gute oya kaninjire numva ibyo mukamusoni ambwira ariko n'ubundi nizanshyi n'imigeri ntago mbiki maze kuruhuka amezi 7 yose ntaherutse ako se nanone ko nkumbuye abana banjye ndagenda bigende gute koko use gaca meza umusore wanjye mbanza afata abana banjye njya gushaka ibumba bizagenda harya ngo abagabo ntiduhohoterwa umugabo uwo ari we wese watunga mukamusoni yahohoterwa yishimiye imigeri ntudatinya no kunshyiramo inkonji koko nk'uruhinja goko ntabwo nzibagirwa umunsi nagize gutya ngo ngiye gukubitaho kabyara
yarandunze n'ubu ngubu ndacyajegera. Asura leta abagabo bahohoterwa nkatwe tuvugaho iki koko? Twebwe umuntu aba anatinya ngo nk'ubu nakagiye kuri RIB nkurikije ibyo Mukamusoni ankorera. Ako ngo ni kirabo yumvishe Mukamusoni yambamba bwa Yesu. Ariko nageze kuri RIB ndebye abahatonze bose, ndebye uburyo ki bimeze, ndebye ikibazo mfite, numvishe n'abandi ibyo bafite, nahise nkihinduramo icy'amasambu, kandi nagiye numva nenda gupfa ari inkoni no kundunda. Mana Nyagasani dutabara abagabo pe, nitwe dusigaye duhohoterwa. Yase ubundi ndi kwivugisha ibiki waramutse ari kumwe. Sa kaninjire nge nze numva ibyo ambwira, ariko umuntu w'umugabo ntagara nkivugisha n'amafaranga nkorera yo, mbese iri umugore. Odie wewe utunzanira imyanda mu yose cyapaso cyane oshigenda ndakujya mu babari ushike twara hanze ntaso gutuzana ubucafu bwose ubonye ukaguzanira mu nzu mazi ko kino gikapu ari icya papa, so wese ugira so singuriya papa iragirwa sitare bese jugunyaribwa bucafu genda hari inyuma umanze ubusake urebe ko ntanda cyangwa imbere byose bijemo mbere yo kukinyinjiriza mu nzu. Tukumvikana ese mama wagiye papa ihuti oshigenda. se madame uziko kiriya gikapu uri gufata ujugunya hasi harimo mashini y'akazi. Mashini mashini se nibi mashini n'amafaranga uzaniye nagafuka k'umucero hashyizanye mu nzu. Mashini ni nakabuni k'amavuta. Mashini ni ibiki imaze iki? Okay reka nta kibazo n'indi buretse gato ntabwo birarangira turacyavugana. ese ntago nemerewe kwinjira mu nzu ntubatse mu nzu yande si ibibazo umwuka byara. Yego ma iyo nzu ni yanjye ni y'abana banjye. We ntabwo ubundi uvuyeho uruba uturutse uvuye kira inzu uvuga ngo inzu yanjye inzu yawe kabyara. ubivuze neza. None urashaka iki hano? Ndatashye nje mu rugo iwanyu. Uvuye he? Mvuye mu kazi. Mu kazi uvuye mu kazi cyane hashize igihe kingana cyo udataha mu rugo kurya uvuga ku rugo rwawe. Ese mada uyobewe ko tugenda mu kazi tugakora amezi agera muri 6 kugira ngo duhabwe amezi 6 yakora gute bataragwa konje kuza gusura aribo wumva koko urugaru rwawe gute utaruzamo ngo urusuru namenye cyo kuciteka tuba dushaka mahani tugirana mahani hano mu rugo. Ariko abagabo basanze baragwira ubu nawe uretese n'umutwe ngo uratashyuje mu rugo rwawe. Ugira urugo we ugira urugo bana mumfashe guseka pe. Ubu nawe rero ngura umugabo uje mu rugo rwanjye. None nje hano uzanye iki zana twakira ari hehe ari 500 nimba 500 si magana 500 umuntu w'umugabo w'ibyanwa bingana gutyo uko uhagaze uri gihagararo indeshyo n'umubyibuho amafaranga 500 mu rugo rwakira. Akugera yari yambwiye ko hari kawunga n'umuceri. Wahashye urugo n'urwanye gusa si urwacu. Hakose nase umugabo bifuze iki? Umugabo bifuze iki? Hashye. Okay sinzi ndagerageza mbaze numve ubaze iki ariko numva nimba ari 500
umuntu w'umugabo w'umutwungana gutyo n'ubwanwa n'amenyo angana gutyo urakuvuga ngo uzanye amafaranga 500 mu rugo rw'umugore n'abana ariko amafaranga arahari reka ari hehe nyine ntabwo najya kuri banki ubu ufite 500 ariko banki zirasetse ubuki wetese n'umuti utamanje guca kuri banki uzana ayo mafaranga waruje kwenda icyanga kuruhuka wakoze iki wambingiye wampahiye wavomye wakoze iki ahangaha urugo mwuka byawe n'urugo nyine n'urugo rwanjye nkawe musu nkora iki fasha nduke ndananiwe ku buryo budasanzwe ako babibara yanjye uruhuke nyine uruhuke ni iki gituma uruhuke amafaranga arahari narakoze amafaranga 500 uri kubunza umuntu w'umugabo 500 nayo mfite mu mufuka amafaranga ari kuri banki akiyo banki kujya utanyuze ngo yazane ndajyayo maje kuruhuka rwose mbabarira wowe uruhuka okay nyuzwa hano tugende bayi ujya kuruhuka mu duhari bantu tuganira ibyo ntabwo bibukuye abagabo mwiza abagabo mwana n'ababonye tugende tuganire tujya kuvuga yababa aseho akakuka rambazi cyangwa kinyuma wanshinze cyangwa nzagakuremo nyirabure ihutishwe genda hoshe binyicarira mu ntebe icara hasi vuba hasi naraguze intebe waguze zawo icara hariya hirya hariya ndi kukureba hasi gira vuba ntabwo nabyo icara hasi icara tuganire gaho bwira uragezwa n'iki mugabo muri ubu gore yandi biki by'ibiki uzi ko ndaza kuza kujyana muri ri watira kuri urwe ubwo rero uratashye mugabo rwose weguye umutwe ngo uraje utashye mu rugo rwawe mbwira rero uvuye he n'iki kikuzanye muri uru rugo hase mwarenganye gute ubu nawe uricara mu bantu b'abagabo ukavuga ngo ndi umugabo abuze ndiki uri iki reba intebe ukuntu zashaje umugabo nyamugabo yagakwiye kubaza n'agatebe gashyashya uri kumva reba irebere ukuntu dusa umuntu nkawe ukorera amafaranga twagakwiye kuba dusa gutya oya murarya mukaryama turya ibyo wahashye ahantu umara amezi 6 wibuka ko turi burye wibuka ko tubaho ubundi wowe ugira ubwenge buzima amafaranga yose ngenda nohereza ajyayo yego barayaje telefone reba umugore buzima telefone ntunze reba isi telefone ifite abagore bangaye mu gihe ubu najya mu bandi bagore kavuga ngo mfite umugabo ngo yagure telefone uracata iyi sinanayitabiraho ni mu muhanda chata siki iyi ibaza umuntu w'umugore muzima ngafite umugabo ngarakora ngafite amafaranga ngamafaranga warangiza gatunga telefone imeze gute reba intebe zidusaziyeho urahura uwaza n'umushyitsi wawe ukamwicaza ngo nawe uzi ko dusigaye ari soni zo kugiza abashyitsi nta soni izi ntebe abantu bazifite izi ntabwo ari intebe dukeneye umuntu w'umugabo ukorera amafaranga umubita nkarwara gripe ko yari ziri ubusa umuntu w'umugabo ndo gukubita ndakwica ahubwo kuko ntacyo maze ubwo se umaze iki mbarubwira ikintu maze ugitekereza uvuge ngo iki kintu kizima ngo ndagikora ngo nziya ore nicyo mushaka muri runo rugo koko byadushimisha umva rero byabashimisha kwiyahura se ubundi umaze iki rega tubayeho nk'abatagufite kandi ibyo nta gitangaza kirimo zanishwa amafaranga hano zanjye turebe zana kubera ko mfite 500 ko hakoze umugabo n'umusazi yenda zana 500 ko nari nsaguye ku itiki zana hano turebe amafaranga 500 umuntu w'umugabo ufite umutwungana gutyo uruhare ubwanwa ni amafaranga 500 warigize ukajya imbere y'abagabo nako ukatidura umugabo ufite umugore ufite umuryango ugatinyuka ukabituruta mu kanwa kawe ireba ariko umugabo wambaye ipantaro wambaye ishati nziza yego mama wabereye nikoma uri kugendana amafaranga 500 none se ko rero mfite ramje ibyo birenge nkwereke gira gutya nkwisanye ramje gira vuba ese wa mugore ceceka amafaranga 500 ayo ibintu birakwiye egerayo birakwiye ko egerayo ose wa mugore kura baba we dore mbese umuntu w'umugabo amafaranga 500 kigegera gusa inturi izana amafaranga 500 ntawe ubundi ubaye kure wowe umbeshye ngo
aya nendaga kuyishyura. Uyishyura iki? Uyishyurana. Wowe wishyura amafaranga nawe urayi kubera iki? Wishyura amafaranga nta mavuta yo kwisiga mfite kubera iki? Aya ntiyagura n'amavuta. Njyagera gusa ikintu kigi kugenda ugira ubuturi bu. Warangiza ngo na mafaranga ufite. Baga wajyagera gusa y'umugabo irageze ikaze be. Kuyishyura gute nta mavuta mfite wa mugabo? Ubundi ugira ubwenge. Wajya barakiroze. Kigariwe. Ubundi ubwenge bwawe ukungana n'ukuresha bikumariye iki? Numva nana kwica nawe ubundi ngaho ufata gute wameze nka so muri mwe ugira ubwenge ubundi mu bwonko bwawe ugira ubwenge umfata nkandi se mama yo wa papa ngo papa ndimenya ko yatubyaye ma yarababyaye se abamariye araguhahira akugurira amavuta agukorera iki gituma yitwa makwera ndebyo kukubyara ntabwaye se ubundi wari kubaho ugiye ntabwo utunekera cyacoco gose ubundi ugira ubwenge wajya utekere ubu nushaka umugabo uzajya wigwa ku gasi mwana ataguhari ugere kwa mugabo wanyu nta soni ujye ugira ubwenge ubundi wajya umenya ko uri umwana wanyu cekwa rye gose ne uko kireshya uko kingana ubundi ugira ubwenge umva